iyi ni Yego Talent Rwanda TV show mukomeje gukurikirana cyangwa se nkuko twabibabwiye dukunda kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibitaramo video z'abajene bakizamuka cyangwa se upcoming artists, aho dufite gahunda yo kujya tujye tubereka impano zabo zitandukanye, ariko by'umwihariko icyo tugamije no kugira ngo tubishyire muri entertainment, birinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi byabashora mu ngeso mbi bikabicira ejo hazaza. Reka mbere ngende tuza abantu bari mu duce tugiye dutandukanye, ibirasira bwajyo, iburengera bwajyo, mu majyaruguru, mu majyepfo n'ahandi hatandukanye, ndetse n'abari hanze. Mureke mbabwire ngo ikintu cya mbere dukeneye kubereka impano z'aba bajene, namwe mukatubwira uko mubibona, muduha feedback ko ni mwebwe dutegurira. Ntago rero imbere ya kamera murimo murabona ko tutari twenyine, turi kumwe n'umujene ukiri mutoya, n'umwari agiye kutuganiriza mu minota mikeya, tubwire uwo ari we, amazina ye, maze dukomeze tuganire by'umwihariko kugira ngo tugende tumumenya gake gake. Murakoze cyane, nishimiye yuko mwemeye yuko tubana muri aka kanya. Amazina yanjye ni Umutesi Angelique, nkaba ndi umumemba wa M Fashion. Okay, urakoze cyane. Utubwiye ko uri umumemba wa fashion, wa M Fashion. Wiyumvishemo kuba waba mu fashion ibyari cyangwa se umumurika mideri, kugira ngo ubwo uraza kubisubirizamo rimwe, dutandukanyirize fashion ndetse na mode. Fashion ni kugaragaza imideri, kwamamaza umwenda runaka cyangwa kwamamaza ibikorwa runaka. Modeling ni uburyo umuntu ubundi modeling na fashion biragendana. Modeling ikintu bitandukaniyeho na fashion ni ukuba utambuka abantu bose bakakureba. Ikindi ni uko nyine uba ufite impano muri wowe yo kuba ufite icyo cyizere cyo kuvuga ngo nabasha gutambuka nkagenda nta bwoba, nta soni, nta kumva muri wowe ufite icyizere. Aha, urakoze cyane. Wiyumvishemo kuba ugomba kuba umumodo ryari? Wiyumvishemo kuba umumodo 2022. Nigaga umwaka w'amashuri wa gatatu Ikoreko. Ikigo nyine haba amasho, kuba amasho, uwo munsi nanjye naritabiriye mu bari mu kigo. Biba ngombwa yuko bijyamo, abantu barambwira ati ufite impano, gusa nakuze mbikunda, nubwo mu rugo bo ntabwo babikunda. Gusa nabikoze ku ishuri, abantu bose bakajya bavuga ati urabizi, ukomereje aho ngaho watera imbere kandi wagera aho. Urakoze. Ababyeyi babyakiriye gute ukibabwira uko ugiye mu kumurika imideri, ugiye muri fashion, aho batabivugaho rumwe, aho bavuga ko mugiye kwishora mu busambanyi, mu biyobyabwenge ndetse n'ibindi? Murakoze cyane. Ababyeyi benshi ntabwo bishimira kumva ngo umwana yagiye muri modeling, yagiye muri fashion. Abenshi babyumva bitandukanye, bumva ko umwana wateye intambwe akajya muri modeling yagiye mu busambanyi, agiye kwitwara nabi, agiye mu mico mibi, ariko siko biri. Icyo gihe nicaye mu rugo byari bigoye, hari ikirori twari kujyamo, biba ngombwa yuko bakira stage, bibwira mu rugo barabyanga. Papa wanjye ni umuntu ugira amahane cyane, aravuga ati nzibeshye ubone wagiyeyo. Biba ngombwa ko umuyobozi w'ikigo twakoreragamo aza mu rugo, amwumvisha buryo ki mfite iyo mpano yo kuba nakora, kandi nanshyigikira bizangeza kure. Ngira amahirwe, papa mu ruhushya ndagenda ndakora. Mama yaraje aza kunshyigikira, arareba abona koko ni byiza. Kuva icyo gihe batangiye kumpa uruhushya, aka kanya nkaba ngeze hano, kandi urwego ndiho ndabyishimira cyane. Bageze aho barabyumva? Yego, bageze aho barabyumva, baranshyigikira. Urakoze cyane. Noneho ngatubwire wowe nyine wowe ubwawe bwite, tutagiye mu kumurika imideri, mu munota umwe byibuza, nyine uri muntu ki?
nk'abantu badukurikiye dusobanurire uwo uriwe noneho tuze kugaruka nyuma kubikora. Angelique ni umukobwa ukunda kubana neza n'abantu, umukobwa ukunda gutega amatwi bagenzi banjye, ni umukobwa ukunda kugira inama bagenzi banjye, ni umukobwa ukunda kuba utuje cyane, ni umukobwa utavuga cyane, ukunda kuba ndi jyenyine, ukunda kuba ntuje. Angelique ni umukobwa utagendera mu kigare, ni umukobwa udahindurwa n'ibyo abonye byose. Urakoze cyane. Wagiye kuri stage ryari bwa mbere? Bwa mbere nagiye stage 2022 kuko nakubwiye yuko nagiye mu kigo hari abaye show, biba ngombwa yuko njya stage, nibwo bwa mbere nagiye stage. Wabyakiriye gute? Ntabwo byari byoroshye kubera yuko mu bwa mbere nari ngiye guhagarara imbere y'abantu barenze nk'ijana, bari bahangarengewe kandi ari njye nyine uri butambuke. Numvaga mfite ubwoba, numva nyine ntari bubashe kuhagera, ariko byaranshimishije cyane. Nyuma yo kuvayo barambwiye ati komereza aho, bampaye prestation nyinshi, numva ndishimye, numva n'ibintu bidasanzwe mbashije gukora. Urakoze cyane. Ese wadusobanuriraho gatoya ku bintu bikunda kuvugwa n'ababyeyi nk'uko twagiye tubigarukaho, bivugwa ko ari igihe twebwe tubabeshya ngo tuje mu myidagaduro, kumbi tugiye mu mico mibi, ndetse aho dutunga urutoki ko dukoresha ibiyobyabwenge, tukanywa itabi, inzoga n'ibindi, ndetse bikaviramo no kuba twatwara inda zitateganyijwe. Wowe ubivugaho iki? Ese nk'uko ibyo wavuga nibyo, uratanga iyihe nama? Ni icyo ushobora kubwira ababyeyi? Njyewe ntabwo nemeranya n'abantu bavuga yuko iyo umuntu agiye muri fashion cyangwa agiye mu kintu runaka aba agiye gukora ibyo byose. Oya, ntabwo nemeranya nabo, ahubwo ababyeyi bafite iyo myumvire. Nanjye mu rugo ntabwo numvaga yuko bakemera yuko nava mu rugo isaha wenda ya saa saba nataha saa mbiri nagiye stage. Ni ibintu biba bigoye ku mubyeyi kandi umwana w'umukobwa, ahubwo ikintu nagiraho inama ababyeyi babyumva ukundi cyangwa abantu babifata uko bitari. Kwizera icya mbere, umwana ufite banza umwizere, banza ufate umwana ufite umwizere. Ese umwana wawe uramwizeye? Undi numara kwizera umwana wawe ntabwo uzavuga ngo sinizeye ibyo ari kumwe. Rero ishema n'umwana wawe, urange amaso icyo akora, mukurikirane uko bishoboka, ushishikazwe n'ibintu akora. Nimba umushidikanyaho umuherekeze, ugenda urebe se ibintu aba agiyemo ni ibiki. Gusa siko bimeze. Ababyeyi ikintu nababwira, nimba umwana umubonamo impano, mufashe kuko bigeza umuntu kure, biramutinyura. Aka kanya ubu mumbona ntabwo nari nzi ko nabasha kwicara imbere ya kamera nkabasha kuvuga n'ijambo na rimwe. Iki ngiki ni icyizere mu rugo bangiriye, bakanyemerera yuko nabasha gutera intambwe nanjye ngasanga bagenzi banjye, nkaba narisanze nanjye nabasha gutinyuka, nkumva yuko mfite imbaraga, mfite icyizere cy'uko nanjye hari ibyo nshoboye. Ariko aka kanya mu rugo baba barabyanze, nakabaye ndi mu rugo nanjye nitinya vuba ati ndi umukobwa n'ubundi ntacyo nshoboye. Urakoze cyane. Okay, reka noneho tugiye kugera tugana ku musozo. Utuntu tubiri wigeze ukora dusekeje nyine nawe ku buryo twibuka kumbura sekeje tubiye. Utuntu tubiri nigeze nkora dusekeje, akambere mu rugo twagiraga umukozi, bari bamudusigiye mu rugo ari saa sita, biba ngombwa yuko batuzanira amata mu rugo. Nigaga mu wa kabiri pirimeri, ayo mata ayatereka ku meza ari litiro 2, ndangije yose ndayafata, mfata n'isabune ndayisiga, nimenaho yose umubiri wose. Akandi kantu ka kabiri, nigaga mu wa gatatu pirimeri, nabwo mu rugo banguriraga inkweto kubera zari nshyashya, aho kuzambara nkazifata nkaziheka muri baga, nkagenda nkirwa nazimanitse ku ntebe nkambara ibirenge. Urakoze cyane. Ni icyo wigeze ukorera umubyeyi ukabona ko kimurakaje, ndetse utubwira icyemezo yafashe ni cyari cyo cyangwa se ntabwo cyari cyo, wumvaga ufite uburenganzira nk'umwana? Yego, ikintu nakoreye umubyeyi wanjye nkabona nyine ko ababaye,
yambwiye kuntuma kuko nari mfite izindi gahunda, arambwira ati mujyane amafaranga mu nama, arambwira ati ntaho ndi buke. Ibyo bintu biramurakaza cyane, bimaze kumurakaza ako kanya ahita ahindura avuga ati ntabwo uzongera gusubira muri fashion kuko fashion ni ikintu nkunda cyane. Arandakarira, icyo gihe namaze ibyumweru 3 nta practice njyamo, nirirwa mu rugo nkamutakambira, nkora ibintu byose kugira ngo yongere kungirira icyizere yuko nagaruka. Okay, urakoze cyane. Watubwira nk'abamodoka nka babiri uzi? Yego. Mutesi Jolly, Cecile Kayirebwa. Yego. Naho nta modose ntabwo njye nari nzi ko ari abafashion, ntabyo narinzi. Mutesi Jolly ni umufashion kuko bitewe n'ukuntu nkunda kumukurikirana cyane, ibintu byose akora mbona nyine kwamamaza indangagaciro ze, ibintu byose akora nyine ndabikunda cyane. Nawe abantu babiri bigeze bagufasha ushimira mu bijyanye no muri kariyeri urimo? Abantu babiri bamfasha ni ababyeyi banjye, mbere na mbere ndabashimira cyane kuba barangiriye icyizere bakanshyigikira. Undi muntu wa kabiri ni umuyobozi wa M Fashion, kuba yaremeye kunyakira akantoza. Aka kanya nanjye nkaba ndi umukobwa ufite agence nkoreramo kandi nkaba mfite icyizere yuko nzagera. Uribona mu myaka 3? Ndibona mu myaka 3, ndibona ku rwego rukomeye cyane, ndibona nakiri wa mumodo gukorera amafaranga ari hasi, ndibona ku rwego nzajya mva mu gihugu nkajya mu kindi nkamamaza y'imyenda, nkamamaza y'ibikorwa bigiye bitandukanye. Yego Talent wayimenye ryari? Yego Talent Rwanda wayimenye ryari? Ubona imariye iki urubyiruko muri rusange? Yego Talent yashize amezi 5 nyimenye. Ikintu imariye urubyiruko ni kinini cyane ko itwigisha ibintu byinshi. Yego Talent itwigisha ukuntu twakwirinda n'ibiyobyabwenge, ukuntu twakwirinda gutwara inda zitateganyije, itwigisha kubaha, itwigisha gufasha ababyeyi bacu, itwigisha ibintu byinshi cyane. Okay, noneho dusoza ni iki ushobora kubwira abakunzi bawe ndetse n'abantu bagukurikirana bakunda ibikorwa byawe? Abakunzi bankurikiye muri aka kanya, bashimira yuko mwafashe umwanya mugatega amatwi iki kiganiro, banjije kubashimira. Ikindi kintu nabwira abankurikiye, buri muntu wese wifitemo impano nayiteza imbere, buri muntu wese wifitemo impano natinyuke, cyane cyane abana b'abakobwa ntibatinyuke. Wikiyumvamo ikintu uvuge ngo ufite isoni, se bagenzi banjye bazambona gute, ukuntu ungana, ukuntu ugaragara, isura yawe, ukuntu umeze, taye yawe, nibyo bintu byawe. Bafiringe ibintu byawe, bifiringe neza, kandi impano yawe uharanire yuko yatera imbere. Murakoze cyane. Uwo ngo yari Angelique. Niba ukunda ibikorwa byiyo cyane wifuza kumusapotinga kugira ngo abashe kuba yakomeza kuzamura impano yiwe, urakora subscribe ndetse uce muri comment tubwire uburyo wamubonye. Ikindi akorera muri M Fashion, ushobora kubagana ukabandikira kuri social media zabo cyangwa se na Yego Talent Rwanda ku mbuga nkoranyambaga zose ukatubwira uko wifuza kuba wabafasha, ubundi tukagenda tubaha video zitandukanye, tubaha abanyempano bashyashya. Niba wifuza kuzajya ubona abantu bashyashya cyangwa se urubyiruko rufite impano nshyashya, ukwiye kujya ukurikirana Yego Talent Rwanda.